Uraho neza nanone mukunzi wacu, wowe nshuti yacu usanzwe ukurikira ibiganiro byacu hano kuri Virtual Friend TV. Muri aka kanya tugiye kukugezaho amakuru yihutirwa kuri Pi Network. Wowe usanzwe uyimayininga, wowe by'umwihariko utari wakora KYC, wowe umaze igihe utegereje gukora KYC, guhabwa uburyo opportunity yo gukora KYC ukaba warayibuze, cyangwa se wowe wapurayinze KYC hanyuma noneho kugeza magingo aya ukaba batari bakwemerera cyangwa se batari bapuruva KYC application yawe. Amakuru rero tukuzaniye ni ayahe? Ni amakuru aturuka ku buyobozi bukuru bwa Pi Network, aho umuyobozi mukuru wa Pi Network Dr. Nicholas Kokaris ubwo yitangarije cyangwa se yageneye ubutumwa, ni nko kwibutsa aba pioneers, ababwira ko hari ikindi cyiciro cy'abantu kigiye kongerwa cyangwa se kigiye guhabwa KYC, ariko avuga ko abagomba guhabwa KYC cyangwa se abagomba kwemererwa KYC ari abantu bakoze verification ya telefone cyangwa se nimero ya telefone yabo ndetse na Facebook account yabo. Abo bantu bamaze gukora iyo verification y'ibyo bintu byombi kuri Pi account zabo, abo bantu nibo ngo bagomba kwemererwa KYC. Avuga ko rero niba uri mu bantu bategereje gukora KYC, abantu bategereje kwa applying KYC, ugomba kumenya neza, kugenzura neza ko Pi account yawe yamaze kuba verified, hanyuma ukabona ukapplyinga KYC. Cyangwa se niba wanarayapplyinze KYC, ibyo ngibyo ukaba utari warabikoze, hita ubikora vuba na bwangu. Yakomeje rero avuga ngo bapayiniya beza bakundwa, ko bagirwa inama yo gukora iyi verification ya phone number ndetse na Facebook account, kubera ko ari ingirakamaro. Avuga ko nanone ariko birumvikana email account nayo ngo ari ngombwa. Niba uzi ko wafunguye account ariko ukayifungura wenda ntiwuzuzemo email, nayo ugomba kugira ute kuyishyiramo, kuko nayo irakenewe cyane. Avuga ko rero ibyo bintu byose uko babivuze, uko yabivuze bigomba kugira ute kuba verified, byose uko byakabaye. Hanyuma noneho umuntu wamaze gukora verification, umuntu wamaze kwa applyinga, agomba gutegereza yihanganye igihe gitoya kugira ngo algorithm ya Pi Network cyangwa system za Pi Network zibashe kumudetectinga, zibashe gudetectinga izo application z'abo bantu. Rero nakubwira ngo bikore vuba na bwangu, cyangwa se ugenzure ko wabikoze niba utegereje guhabwa KYC, cyangwa se niba KYC warayapplyinze. Ibyo bintu genda urebe ko wabikoze rwose, kugira ngo nawe winjire mu bantu mu by'ukuri bavuga ko ibyo bakoze kuri Pi Network, Pi bamayininze zabo, bategereje ko zazabagirira iki akamaro. Rero mu butumwa yageneye abapayiniya, yatugeneye, nuko yavuze ko umuntu wese wamaze kwemererwa KYC ari umuntu mu by'ukuri wibohoye, umuntu uri free muri iyi si dutuyemo.
murabizi neza ko mu by'ukuri ibi nta wavuga ko akibishidikanyaho bitewe n'ibikorwa Pi Network maze iminsi irimo irakora, byatumye abantu bayitekereza ukundi, bavuga ko ari scam, bavuga ko ari ibintu byo gutesha abantu igihe, bose barirebeye. Ubu ngubu nta muntu ukivuga rwose kuri Pi ngo ayivuge nabi, kuko by'umwihariko unagiye kureba amateka imaze kwandika ugereranyije n'izindi cryptocurrency zagiye zibaho, nta n'imwe tekereza ko yakoze amateka nk'ayo Pi imaze gukora magingo aya. Ibikorwa byayo bikaba byivugira, kandi nyamara itari yagira itari yajya no ku isoko, itari yaba officially launched. Mutekereze rero umunsi izaba yamaze kuba noneho launched, ibyo izakora, ibizabaho noneho bishobora rwose kuzaba ari ibintu birenze cyane, kandi koko ibintu bizasiga ubuzima bw'aba pioneers ba Pi Network buhinduka bidasubirwaho. So rero inshuti bakunzi bacu, nakubwira ko mu by'ukuri ugomba nanone, nk'uko banarimo barabidushishikariza, ko tugomba kwirinda bwa bucuruzi nyine bwa Pi Network, kandi abantu bakwihererana bakagusaba cyangwa se bakakubwira ngo baragura ngo Pi coins ukazitanga. Nibyo koko umuntu aba akeneye amafaranga, ariko ubwo bucuruzi ntabwo bwemewe, kubera ko buriya bucuruzi buba buri gutesha agaciro Pi Network, ntabwo buba buri kugahesha agaciro. Hanyuma ikindi nanone burimo buraguhombya wowe nk'umupioneers. Ibintu wavunikiye, Pi wavunikiye, urimo urazitanga ku busabusa, kandi nyamara uri kuzitanga mu gihe wakagombye ahubwo kuzibika neza, kuko tugeze ku musozo, tugeze hahandi umuntu aba ategereje ibiryo byahiye, hasigaye gusa kubyarura. So rero nakugira inama yo kureka gusonza nyine, ku buryo gusonza cyane wumve ngo ukeneye amafaranga byihutirwa, ahubwo wowe ukituriza kugira ngo umunsi utari kera, umunsi uri vuba cyane cyane, gusa nubwo tutawuzi, Pi igiye kuzafunguriraho open mainnet yayo, uzabashe nawe kubona amafaranga atubutse y'ibyo waruhiye, ya Pi wavunikiye. Muri iyi minsi mwagiye mubona habaye Pi Fest, igikorwa cy'indashyikirwa cyagaragaje ko mu by'ukuri Pi bidasubirwaho ari umushinga ufite gahunda, kandi umushinga ukunzwe ku isi yose, nk'uko amakuru anabigaragaza muri Pi account zanyu. Ugiyemo ukareba uburyo bavuga, aho badutangariza ko abantu bitabiye Pi Fest ari abantu baturuka mu bihugu 155, kandi ko mw'abo bantu rwose bagaragaje ubudashyikirwa muri kiriya gikorwa cya Pi Network, bagaragaje kwishimira Pi Network. Hanyuma nanone hakaba ari nta hantu aba pioneers ndetse n'abifuza kwinjira mu abacuruzi bifuza kwinjira mu mushinga wa Pi Network, nta hantu bigeze bakomwa mu nkokora wenda na leta runaka. Ikindi nanone hari andi makuru asohotse vuba atamaze iminsi, banza ni nk'iminsi 3, aho ikigo gikomeye cyane Stella cyatangaje ko cyarangije gukora isuzuma, cyakoraga kuri systeme za Pi Network, ko iryo suzuma ryagenze neza cyane kandi ryarangiye. Bivuze rero ko mu by'ukuri mu minsi mike
uzajya kubona rwose ubone ibintu bimeze neza cyane, ibintu rwose payi ukabona koko yabaye payi nk'uko wagiye ubona ishitura abantu mu bihugu bitandukanye, noneho usange mu by'ukuri koko noneho payi irimo irashitura abanyenganda, irashitura abacuruzi bakomeye, irashitura mbese isi yose muri rusange, ariko mu bintu bifatika. Noneho aho umuntu ufite payi azaba afite agaciro gakomeye cyane, azaba ari imari abitse, ari zahabu abitse. So rero inshuti bakunzi bacu, ndagira ngo nkwibutse nyine ukore verification ya telefone yawe, ukore verification ya Facebook account, ukore verification ya email yawe niba ibyo bintu utarabikoze, kugira ngo ubashe kuba nawe wapasinga KYC, hanyuma noneho payi zawe zitari nke nk'uko mbizi. Abantu bamaze igihe barategereje KYC bari barazibuze, bafite payi nyinshi cyane, nk'umuntu umaze umwaka, umuntu umaze amezi angahe, hari n'abamaze imyaka 2. Payi bafite rwose ni navuga ko ari umutungo ukomeye cyane, nabo umutungo wanyu ubashe kugira ute, ubashe kuba wagira amahirwe yo kugiraho access.